nahoze ngira imico myiza ndi umwana utuje ariko kuri ubu ngubu nsigaye nshira isoni nsigaye ngira agasuzuguro nsigaye nk'inzoga imico nyine yarahindutse nsigaye mpangara mama wambyaye mbese umuntu arakurusha imyaka 15 ubwo se afite n'umugore gusa bari gusaba urukundo ngo byende bite ese we kuki wemera gukundana n'umuntu ufite urugo gusa ntabwo ari ugukundana nawe ni ugufashanya nyine urashaka ko mbwira iki ntukajya unyinjirira mu matipe ntukajya unyinjirira ndakwemye n'ikindi gihe ni serivisi niba wenda aguhaye amafaranga atari ukuvuga ngo wenda mwaryamanye cyangwa se mwanaryamanye kandi washaka kuyaguha ari gutereta kandi umukunda none se uwo musaza we sinamukunda umva none baravuga ngo kuririra mu biryogo waririra ipari dore ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino Kristo twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro bya yawe TV bakuzana kudukurikirana kuba natwe umunsi ku bundi mbere ko dutangira ikiganiro cyacu manze ngo turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit gukora umubiri kugabanya cyangwa se kubyongera uratugana tukagura zimwe muri service dutanga zirimo gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga dore mu giporoso usana werekeza Kanombe abinjiye muri Hilltop kati umuso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 07 88 tukaguha izo service bamubwiye haruguru ni yawe TV tugarutse muri stories zitandukanye umunsi turi kumwe n'abari baza cyane tujye kuba twiganira Little Miss n'undi mwari mwiza cyane hano nasa bivuze iki ntabwo mbizi birashoboka ko ari marke birashoboka ko ari ntabyo nzi nyine abana ni igitutsi wasanga birashoboka ngo ni Little Miss bivuze iki no hepa nta nubwo narizi ko ibyo nahindi bakubuka ibaze ko ntarizi ibintu nambaye ngo Little Miss iki it's what feelings ubwo ni feelings ntabwo ibyo turi bukingo ndetse ni ibintu birenze ntabwo ari ibintu birenze umeze neza cyane sawa nta kibazo tukwakiriye kuri yawe TV tuguhaye ikaze murakoze cyane watangiye kubwira abadukurikiranye nitwa Melissa Uwase nkaba ndi umukobwa w'umunyarwandakazi umukinnyi w'amafilme muri iyi minsi ndimo ndakina muri filme yitwa Ndirirende cyakuri nyirakomasa films yego ariko ubongeyeho nk'akamisi muri tarifasha misi kubera iki okay nta kibazo nta kibazo ubwo ni byo oya ubwo ni byo ubwo utazi n'uzajya wifuza uzajya ubanza akamisi nibyo refresh cyane byongeraho nta kibazo sister biravana nyumbaze cyane okay niwe tugezeho Little Miss ubwo wowe ntabwo uri rito iyo bitari rito biba bimeze gute ubwo little and big ubwo ni ntabwo mbizi ubwo ibintu haba hari ibintu biri rito hari n'ibindi byinshi iyo tubitinda sister witwa icyo nitwa Marie Jose Tuyizere Marie Jose Tuyizere ni ryo ukunda cyane muri ayo nkunda Jose ka Jose niko k'ikigali oya niko kuva niga segonderi niswe nyine Maria ni ryo mu cyaro nawe uri muri Ndirirende yego uburirende wowe ndirira mama ahubwo mama wanjye abandirira bakurire na papa wanjye mvuye ntabwo bakwiye kubamo gute se kandi nta muntu uririra kandi mama wanjye ari ngewe utuma mama wanjye arira na papa wanjye arira de fresh Marie Jose niwe tugiye kuba turi kumwe na Vanessa Melissa Miss Beza nawe akamisi kajya ariko cyangwa iyo size yawe ntabwo Miss reka ngiye byaranjabutse ngiye byaranjabutse rero iyo umukobwa yabyibushye n'iki gice kimubangamira ikinda n'amabere muri ibyo bice uvuze bibangama hari ibyo ufitemo byari birimo ariko ndi kugerageza kubigabanya urimo akoshireba ni siporo no kugabanya ibintu bya fati no kutarya cyane nyine udafata quantity nyinshi Melissa we banganire iyo size rwose iyo Miss biramuvuna wazanye bishyamba akubwiza ukuri kuko we ndabizi biramuvuna iyo size bite bivunanye nyine ariko umuntu akora siporo ngiye nkora siporo nyine nabigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi byabaye akazi byabaye nk'akazi ndabikora cyane hanyuma ikindi ni ukugabanya quantity y'ibiryo umuntu nyine barya niburya
nk'ibirushe se nka 5 by'umuceri ugahita urya kimwe ukarya nka 2 cyakora cya 3 kimwe urya kimwe yawe oya sha ariko sigaye n'iki hari umuhanzi waririmbye ngo banza nabikara bikivuka wowe ko wirabura sha ntago mbizi ni ukubera Imana niko nanjye nisanze Jose ngo ntago ari kubera Imana nanjye ubwo no kubera Satani oya nyine bose ntubyumvishe oya nyine buri muntu wese ukuntu ameze ni ukubera Imana kabisa sibyo nawe ukomeze no kwemera n'andi bose ko bameze no kubera Imana wowe muri ndirirende ufite erore ngewe ndi umwana w'umukobwa witwa Mutoni ariko nyine nahoze ngira imico myiza ndi umwana utuje ariko kuri ubu ngubu nsigaye nshira isoni nsigaye ngira agasuzuguro nsigaye nywa inzoga imico nyine yarahindutse nsigaye mpangara mama wambyaye nkamureba tukavugana nyine nashize isoni nuko nyine nuko wibereye mu buzima busanzwe urazishira wapi ariko rigiye umukobwa hari igihe gushira isoni ko umukobwa ushobora kumufasha ntekereza ntago babyita gushira isoni ngo nyine icyo gihe uba wikarumye icyo gihe uba ntago buri gihe wahura usamaye wasamye uri guseka ahantu hose nyine hari igihe biba ngombwa yuko uvuga amagambo make udasamara gushira isoni no kuba wanywa inzoga niyo mico iranga umuntu utakiri muri leta nziza oya ni ibintu byinshi bishobora kugaragaza yuko wahindutse ugahinduka mu myitwarire ugahinduka no mu mibereho yawe nyine buri munsi noneho ku mukobwa hari igihe akantu ko gushira isoni kiyongeraho Jose wowe wabyumvaga gute ngiye ko mbyumva kunywa inzoga ntabwo ari cyo kintu cyerekana yuko umuntu yashize isoni ahubwo byitwa ko umuntu yashize isoni ari uko wenda bitewe n'aho inzoga zinywereye n'icyo zimukoresheje nuko nyuma yo kuzinywa yitwaye ubwo uri muri babandi bavuga ko kunywa inzoga atari icyaha ahubwo nta cyaha na kimwe yego habe na mba icupa ushobora kuba uryemera mfasha nawe mu icupa njye ntabwo nywa inzoga ndakijijwe okay kuza kwisanga muri iyo role yo kuba umusinzi kandi udasanzwe uri umusinzi ubikora gute nta kintu naba yamenetse naba yamenetse uzise uzayirebe murebe mbikora nishimye kuko mba nzi ko mba ndimo ndatanga message hari abantu bameze nka Mutoni bari hano hanze mu buzima bwabo bwa buri munsi rero abo ngabo nibo mba ndimo ndabwira nyine ikibi cyabyo rero kuba ahubwo n'urugero rwiza rwo kuba ntabikora mu buzima busanzwe hanyuma nkabikina nyine ndabikina kugira ngo ntange ubutumwa kuri audience okay Jose gutuma umubyeyi akuririra ahanini hari igihe usanga abana banananiye ababyeyi baho gutuma umubyeyi akuririra ni ikimenyetso cy'uko wowe wamubaniye neza oya ngiye muri iyi filime ndi gukina role y'umukobwa wananiye ababyeyi we donc agashaka kwigenga none yamara no kwigenga agashaka no kurarura abandi nyina ndaruru uyu nguyu na murumuna we ntabwo rero ari ikimenyetso cy'umuntu ngo iki njyewe nkina narananiye ababyeyi bakirwa banarira banshaka tuvuge hari ukuntu umuntu ashobora kureba umuntu inyuma ko umuntu agaragara physically ukaba wamushushanya ko ariko ameze no mu buzima busanzwe ubwo tubibuze no muri filime ari byo usanga muri filime umuntu akina ibintu no mu buzima busanzwe abantu bakajya bagiye mu n'ubundi rekira oya ngira ngo na Mutoni amaze kubigusobanurira mu buzima busanzwe ntago anywa inzoga ariko ngenda yimwe ni ukuvuga ngo niba Mutoni ashobora gukina anywa inzoga kandi atazinywa ni nk'uko nanjye rero nkiniye role nta hantu biba bihuriye ngo ndi ikirara nananiye ababyeyi ngo kuki oya nta hantu biba bikeneye ahubwo ni message tuba dutambutse muri sosiyete hari ukuntu bareba umuntu physically cyangwa se uko agaragara bakaba bamujajinga tuvugiye nkawe Jose umuntu akubonye ko akamekapu kabaye ko Jose sinda yagutse ntabwo ubizi ko bibaho bibaho cyane abantu batekereza gutyo
ubahaye iyi message oya n'ubu barabitekereza wibica ku ruhande bajya banabivuga cyane cyane muri komenti bakabivuga ngo uri gukina ngo usa n'indaya ngo ususuri yo bundi mu buzima busanzwe ngo n'ubundi buriyo rwose donc message nabaha icyo nabonye cyo kujudginga umuntu nta biba bihuriye kuko aho gusanga wa undi woroshye nyine utabigaragaje utabyisize utabyambaye aho gusanga ari nawe ukora ibintu bibi cyane bivuze ko hari n'umuntu ushobora gusanga ari ku kijipo kirekire ariko akora amabara ngenda bazi ufite ingero rwose mutoni ntabwo ugiye ushyiramo imiyaga kuko muri kumwe oya ni umwana mwiza cyane cyane ko twagiye dusohokana ahantu hatandukanye nkabibona ko nywa fanta koko tanywa inzoga oya ntabwo muvuga ko turi kumwe ye yarayinyweye namunyomoza Melissa va mu ishusho ya Melissa ugemuye mutoni ukina akantu gato wasinze turebe ko bishobora karabaye karakora none witonze rwose abantu bakuriye ku none urashaka kumbwira iki ntukajya unyinjirira mu mutipe ntukajya unyinjirira ndakwemye n'ikindi gihe oya ari mutoni zikaba yagize guhashye okay sawa cyane kabisa kaba aragaciyemo reka twiganire turimo twiganira kugira ngo n'abantu bakomeze basore nyirango Safiri muzi niho mu ibikorwa byanyu bica muri Ndirende barimo n'abana bafite amashene mashya yitwa Inono Plus TV hano dufite 250 Brand TV bakore subscribe bajye bakurikirana hanyuma hari ukuntu abantu b'iyi minsi basigaye babona urukundo rw'abaye business tujye wenda mutoni nzangosha mutoni cyameze koresha Melissa Melissa niko sawa Melissa akaba akunda n'umutipe umwe ariko niba aho urukundo ni nawe akunda ariko akaba afite n'undi ugomba kumusohokana ushobora kuba kuri telefone kuri iPhone ya 13 waranditseho nk'inkoko tuyisenge inkoko uriya mukameramani wanjye yitwa tuyisenge turamusura waranditseho tuyisenge inkoko bibaho ubwo na Josie nawe arambwira nyine wumva nka tuyisenge rya bakugurira inkoko ugasanga uko tuyisenge inkoko si mubikora muri telefone yawe n'umuntu urimo wanditseho ikintu cyo kugura yanditseho ubwo winibite bose mbamazi amazina ntago donko no kuvuga ngo mvuze oya ahubwo ubuzi ubona izina ugahita umenya uyu muntu uti akukugirira ariko ibyo byo gutaginga byabaga kera ubu umuntu amaze gusobanuka okay kuri icyo kintu byumva gute wowe bibaho abantu banyine birashoboka ko babikora kubera ko njye sinyambikora ariko niyo mpamvu nyine nkiri gushidikanya rero birashoboka ko abantu babikora rwose bibaho cyane ukaba ufite umutipe mukundana ukunda n'umutima wawe wose n'undi ugusohoka cyane wandi mukundana nta bushobozi aba afite se ahubwo wowe nta n'ubwo ushaka kumwaka amafaranga kubera ko umukunda ushobora no kujya gushaka amafaranga kuri uwo mutipe uyafite ahubwo ugasohokana shere wawe agakeka yuko wenda ufite nk'akazi kayaguha ndisi Melissa nk'iyo story ndabona ukuntu ayumva oya Melissa we umutipe we Meri ufite sheri birakubabaje narigiye kubivuga ngiye kugutanga urugero nta kibazo n'uramusheri wawe nyine wowe si witonda hari undi boyfriend ugira ngira boyfriend umwe ukagenda Melissa ashobora kuba atanabeshya no mu buzima busanzwe ntabwo mbeshya ni n'umwana mwiza byatari oya dukomereze ndi gukabya oya wibigire byadari yego ratutibwire Jose ugasanga hari umutipe mukundana ukajya umwaka amafaranga oya wawundi ukura ntabwo uvuga ngo mu mafaranga ahubwo wenda nyine ababizi ko ari inshingano nawe ababizi ko ari uwo gukurwa reka ndetse umuntu arakurusha imyaka 15 ubwo se afite n'umugore gusa bari gusaba urukundo ngo bigende bite ese we kuki wemera gukundana n'umuntu ufite urugo gusa ntabwo ari ugukundana nawe ni ugufashanya nyine ni service ntabwo ari ugukundana nawe service ahubwo we ngo iki
uwe muntu gufasha esiko uri kubira data ni service tu ni serivisi niba wenda aguhaye amafaranga atari ukuvuga ngo wenda mwaryamanye cyangwa se mwanaryamanye kandi washaka kuyaguha ari kugutereta cyane cyane ko bari abantu iyo yakurebye akagukunda mbere yuko agutereta nyine byatari arabanza akaguha amafaranga kuko atayaguhaye wahita ugenda aguha ikintu gituma nyine uba uhari yanjye se niba ndi kukubwira ibintu nzi muri ubu buzima bwo hanze nabonye noneho twe tukiri kuri etape yo kuvuga ngo noneho hano nyine aracyakuryoshye kugera kuri ya etape yo kuba se ngo ni uguhana tuni serivisi wowe bimeze bite ni ukuvuga ngo we hari igihe ugera ugasanga umutipe cyangwa se uwo mugabo bimaze kuba too much buri kintu cyose uramusaba amafaranga nawe yagusaba umwanya ukabura ugakweba ariko harano gukwepa byanga bigenda bite ubwo nyine ubugiye kwishyura aya ndi yose yaguhaye nose yaguhabara oya nagabara ariko nawe bafite target nise ako nago muzi ubwenge mwese ubu uri gutanga 100 ntago ubwenge babuta umugabo ari kuguha 100 ejo aguhaye 200 ejo umukubise ikibazo wenda cy'inzu aguhaye andi 300 nese uri nyina uri umugore we kandi afite umugore afite abana gusa wumva yaguha niba mubana mu itorero akeneye kugufasha umuntu yaguye wese niko azategereza feedback ngewe ibyo ndi kukubwira ni experience definitely wamaze kubivuga ni experience na mureke nsoze nanjye vuba mureke ndangize ni experience nakuye ku bantu ngewe nzi neza gutya exactly nzi byabayeho benshi waravuze ngo nanjye kuvuga ngo umuntu nanjye kurangiza bitandukanye no gusoza ikinyarwanda cyarapfuye kiranagoranye bavuga ngo kurangiza ngo uri kurangiza siki guri gukora iki ngo kurangiza n'ibiki ese ku cyo ibyo bintu byagiye mu bantu nawe isuvuga ngo nibeshye ibintu waruvuze bwa mbere nibyo byari ni ikinyarwanda ariko abanyarwanda bahita babyumva ukundi no se wayuvuga ibyuzuye abo babyumva nk'abakosa tukabakosora kuko umuntu ikintu cyose uri gukora ubu iki kiganiro nikirangira tukirangije umuntu uri kuboha umukeka araba ari gusoza urumva niba amaze kuboha araba ari gusoza n'uri gusuka twebwe ikiganiro tugiye kukirangiza sibyo none ahubwo ari ukuntu wa mugani ako kantu Melissa afite ubwenge wabyumvishije ari ukuntu wa mugani usanga hari ibintu abantu butavuga urugero ngo abantu bisi bisheba ugasanga ushobora kuvuga ikintu runaka ariko kubera umuntu bya bindi bimurimo akumva ibindi niho Jose rero kumva ko yese bavuga se byo okay twigaruke kuri story yacu wa mutipe wagwaga 100 uyu munsi kagwa desa ageze mu gihe cyo kwishyura icyo gihe Melissa ngiye kumubwira hari ikintu yaravuze ngo ese ngo nta kuntu ngo mwamubana mu itorero akagufasha ibyo nyine ni mu itorero ibyo bimwe mwana byumvikanyeho cyangwa se yakugiriye nizo muwe ariko undi we afite irari muri we yakwikundiye tu kandi afite n'umugore afite n'abana ariko yakwikundiye bibaho cyane ese nta muntu waguha nk'ibyo bintu byose Melissa ubwo ndi ku ngingo ye nta kintu aguteganyamo bibaho rwose noneho tuzi kugera kuri wa mukobwa wamaze kumenya ko wa mugabo urimo kuguha amafaranga afite n'abana ubwo ntabwo urimo guhemukira abana iyo utamubwiye ariko rero cyafite abana bari no ku ishuri ukavuga ngo izo desa warumaye ibyo mukorera abandi namwe bizabakorera niko wumva nkubazi subiramo neza ukamubwira uti rero papa aya mafaranga yasubirane izi desa rugiye kuma wazishyemo minereva kandi ikibazo cyanjye ntikirakemuka ariko yafata ahubwo wowe ntabwo yishyura nta nubwo nari Imana igira inzira zirenze ibihumbi icishamo ibintu nimba Imana muri izo nzira igihumbi izicishije mu mugabo wubatse ufite abana wayanga gute ubwo nawe waba ugiye kwicira inzira niba Imana muri izo nzira ifashemo imwe wenda warayaburiye mu basore warayaburiye mu ikakuzanira abagabo wayaburiye mu basore ikuzanira abagabo kugira ngo none ubwo si Imana hari ikindi kintu none tuvuye muri experience ufite wenda kuri n'ahandi tujye mu ngero zifatika Jose umuntu ugeze kugwa n'amafaranga menshi yagoye angahe
y'ubuntu se sinzi niba ari ay'ubuntu cyangwa Oya, byose wanayakoreye. ibintu mba mvuga by'ubuntu gutya reka ni izina ry'Imana ntabwo oya ibyo igihumbi se ubwo igihumbi igihumbi n'amafaranga ariko matoya igihumbi n'amafaranga n'amafaranga nyine amafaranga yaramuciye mu ntoki ari menshi uburyo wumva ko umuntu yamuha nk'igihumbi nta bintu byatari bino umuntu wamuhaye amafaranga menshi ntawe nzi pe ntawe ntabwo nabeshya nta muntu waguha amafaranga y'ubuntu gutya ngo akira keretse ababyeyi banjye kuko mvuze ngo ntabwo bampaye amafaranga ntaba mbeshya nta n'umuntu uha serivisi baguha amafaranga ngewe ngo ndaha serivisi ndi umucuruzi nibyo nari ngiye kumubwira oya nuko nari ngiye tuziranye ucuruza iki ucuruza imyenda ucuruza ahagana heza muri sisiti birananiye muri Kigali City Tower ugiye vuba muri sisiti oya hashize iminsi ariko ubwo si vuba ukwezi urumva ko wakibagirwa location mu kwezi oya ahubwo ni igihunga disi numvaga nshaka no kwamamaza ukibwira abantu nyine aho ucuruza n'ibyo ucuruza bazaza no kukugurira iyi ncuruza imyenda y'abagore n'iy'abakobwa n'iy'abasileyi ibyo ni ibintu bitandukanye n'iy'abasileyi bimeze gute ni uducrop top urabona aka ni agatopu uvuga ngo crop top y'ibigera hano yambayeho high waist reka ubwo umusireyi ngo ibigera he ngende kuvuga ku bintu bijyanye no hejuru ni ukuvuga niba ari aga crop top ni akantu kakiri nyine ni agatopu gakropinze rero iyi ni topu yo iba ari isanzwe nkagira amakote nkagira amajinisi kora n'amakora yo kujyana muri siporo nkagira n'amakanzu yaba ya seremoni yaba ari ayo kujyana gusenga yaba ari ayo kujyana ku mazi kumva byinshi ukinjira gutya barangira umuryango we ntago nakubwira ngo ni nimero ukinjira gutya ukinjira muri ngo batanze nimero zawe bakajya bakubaza ukinjira muri City Tower bose barahazi reka tugarukire ku kintu waruvuze uvuga ngo ucuruza imyenda isanzwe n'iy'abasireyi wagira ngo sireyi si umuntu usanzwe oya ntago uri kubidetaya nabi ngo wagira ngo si umuntu usanzwe ucuruza imyenda isanzwe ngo n'iy'abasireyi nyine uwo musireyi ntabwo aba ari bujye kwambara imyenda y'abamama nta nubwo aba ari bujye kwambara imyenda nk'umuntu ugiye gusenga aba yambaye umwenda nyine w'umuntu usohotse nk'aho umuntu ugiye nko ku gisimenti yesi uzi gufata akantu ubwo umusireyi ni ikintu mu magambo makeya ni umukobwa nyine uzi ibigezweho ugendana n'ibintu bigezweho abantu rero batekereza ko sireyi wenda ari umuntu ushobora kuba ari nk'indaya oya ni umuntu ugendana n'ibigezweho ni ukuvuga nimba haje utwo navugaga tw'uducrop top ntabwo nyine ubwo ngenda komeza nambara amatopu we nyine n'ibintu bigezweho muri iki gihe ubwo mu magambo make umusireyi ni umuntu ujyanye n'igihe umuntu ugendana n'ibintu nawe ari kubyumva Slay Queen mu mutwe ariko nyine hari abantu baba ari abasireyi akaba ari we yumva ko akeneye kwiberaho ubuzima bwe nyine bwihariye kumva ashaka kubaho yoroshya ibintu byose ndasohoka aryoshya nyine ashaka kubaho mu isi idasanzwe njyewe ntabwo ndi Slay Queen wapi ntabwo we ntabwo ujya ushaka ibintu byoroshye nese urabona uyu nguyu yakwambara aga crop top atari bunywe inzoga ariko izo kriteriya z'umusireyi yumvishe harimo ibyo bintu Melissa we ntabwo ntabwo nigeze byose mbidescribinga ngo mbitondagure byose n'ibyo waba utarabigera iyo ngingo ariko mu magambo make ntabwo ndi Slay Queen nanjye nuko reka murabyihakanye oya si ukubyihakana njye nta nubwo byaba bimbere bibera utwana nyine turi
n'uyu byari kumubera ariko ntabwo yabihisemo ntabwo byari gukunda turimo turagana ku musozo dushigaje ingingo n'imwe ngira ngo tugasoza reka twibaze abantu kuri ya ngingo twakomojeho y'urukundo n'amafaranga usigaye bavuga ati ngo gusanga umukobwa nka Melissa akundana n'umusore mutoya biragoye kuko umusore nta bushobozi afite bwo kuzamushyira mu rugo gusanga nka Jose akundana n'umusore w'imyaka nka 20 kombye bigoye bitewe n'uko ubushobozi atabufite niko bimeze oya ntabwo ariko bimeze usanga mwishakira abantu b'abapapa nyine bafite amamodoka inzu oya aje ari umupapa wenda yarakoze divorce ahubwo yaba ari we sawa cyane abazi icyaje gukora kandi abafite nyine reka hari ibintu bibiri ntawanga umuntu wamutunga ntawakwanga umuntu wamutunga wabasha none saje kandi ufite boyfriend ukunda nawe mukunda se ankunda cyane oya umutipe sibyo hitamo hakaza umutipe ukunda w'umukene sibyo umukene ariko umukene n'umusaza wa divorce n'umusaza wa divorce afite amafaranga nawe nyine ubyumve urumva icyo gisubizo nawe wakiha rwose urumva naba ngiye gusanga umusore koko gute kandi umukunda none se uwo musaza we sinamukunda umva none baravuga ngo kuririra mu biryogo waririra ipari ni ibintu byumvikana waririra ipari ariko uzi igisobanuro cy'ubuzima none se uwo mugabo aje nkamukunda musanze namukunda nanone ngo nta mafaranga nabyo byagorana ariko rwamukunda karimo kazagera ayo mafaranga yazagera hakaruzana oya amarira n'ay'ibyishimo ayo marira ugiye kuririra ipari wanze kuririra hano mu biryogo ayo marira n'ay'ibyishimo oya ariko bite byawe urize wariye urize wambaye urize umeze neza hari ikibazo uzi kurira udafite inzu yo kwishyura oya ariko biratandukanye hari ukurira mu nzu itishyuye hari no kurira ushonje hari ukurira uhaze gusa urumva uhaze ubwo waba uhaze ukarira none se uramutse reba umuntu uri kurizwa urumva nuko adafite ubwishyu bw'inzu adafite ibyo yambara n'umuntu uri kurizwa nuko nta muhore mu mutima uwo mugabo reka akaza akanamutuka sibyo wenda n'ibyo yateguye ku meza ntabifate noneho kurira sheri wawe yicaye hano mwese muri guhozanya mwabuze amafaranga ariko mwabona ibyo kurya mukishima ibi mubikuye he muri abakene mugakora mwabibona mukishima sibyo muri ubwo uri gutuma uri kunyobya ugatuma njya mu nzira ntavuze nta kibazo reka nkubwire gumana amarira yawe y'ipari oya ntabwo yamitishije nawe ndabizi neza ntabwo wahitamo mu boyfriend udafite amafaranga kandi ubonye ufite amafaranga kandi nawe ubona ko kumukunda byashoboka nubwo wowe ntabwo uri muri abantu bakunda bagendeye ku myaka ngo kuba umusaza yabona oya njye rwose urukundo rwaje nkabona rwose nakunda niba bafite 90 ariko n'umusore nawe waje nkabona namukunze ntabwo nagendera ngo nta mafaranga afite rwaje rwaba rwameze first time yitwa Jose wakoze cyane kutuganiriza Melissa mwakoze cyane Melissa turimo turagana ku musozo ababwira abantu series mutamo icyaje kwa kangahe hanyuma na Jose tugasoza murakoze ni filime ndirirende series ica kuri Nyirankotsa Films udufashe kuri subscribe like na share unakomantinge biradufasha cyane hanyuma isohoka kabiri mu cyumweru kuwa mbere saa 11 no kuwa kane saa 11 please udufasha uzajya uyireba ukore subscribe sharing n'ibyo murakoze usi bazajya badufasha rero n'ukuntu ya beginze n'ukuri rwose bazajya nanjye rwose nciye wakoze cyane Jose dusoze nawe nanjye ikintu naringiye kongeraho ndumva ari ibyo inkunga yabo ni ukureba icyo nongeraho ni uko bajya batera komantere ku kitagenda neza ku cyo twakongeramo no ku cyo twakuraho burundu bakaduha courage mbese first nakoze cyane kudukurikirana turabashimiye mu bakurikire bano bari beza cyane muri iyo filime bacamo ni indirire ndetse kuri Nyirankotsa Films ariko by'umwihariko Jose umusange muri case ukinjira gutya njye winjira nkureba
ukinjira afite udukro pro ni top pro njye ntabwo mbyambara ngo ni top crop. Okay, tugana ku musozo reka wenda Jose abanza abwira abantu platform mubonaho niba na nimero bazitanga naribi kugira ngo kubyo nje kumbwira ngo umuntu ngaje muri casing uhita umubona usubuje uri muramubona asha wapi sindiyo akusikari byo kuri Instagram yanjye nkoreshaho amazina yanjye Marie Jose Tuyizere ya noneho ku muntu waba ushaka nk'ibyo ncuruza ya kandi nkamuyera kuri makeya yamamagara kuri telefone yanjye promotion zihoraho buri munsi bitewe n'ukuntu uba waranguye yamamagara kuri 078 45 29 434. Okay, Melissa nubwo ufite umukunzi ntabwo wabwira abantu social media ukoresha none se umuntu ufite umukunzi ntabwo avuga Instagram account ye cyangwa se bya Twitter oya ntabwo yigeze ambuza ngewe kuri Instagram nitwa nahiroben uko babyumva hanyuma kuri username ni uwasemerisa nahiroben gusa nahiroben official official kabuza byapfuye ikindi mutavuze kugira ngo dusoze oya nta kindi nyine nuko tukibinginga kugira ngo filme yacu aya barabikora filme ni nziza irakunditse irimo n'amasomo menshi rero subscribe